niba muzi mu 2000 twari duhari niho yafashwe umva kuva icyo gihe kugeze kuri no saha naho bari icyo gihe yambonye umuntu wabinkoreye nta kibazo nabura nkamumenya umuturage akamumenya Ebora rero bigenze gutya mpita mbona kuko umuntu wakoze ndi bumushike nkamubona nshaka ko nawe ushira urutoki hano kugira ngo dukurure umuntu wakugiriye nabi fatama gutya ngwino wigira hujya ngwino cara hano mbabarire we cara hano kutashaka kurizana ariko nuterizana ndaryizanira zana ihembe ririmo hano mwabibonye buretse bifungure babirebe mwabibonye gatambaro nari ndimo kuvuga twagiye zana ibintu genda ukorera hano zana mana we Yesu we mana we ubusanzwe kuri uyu musozi haba abarozi abarozi barahari ariko ntabwo namaze nk'umurozi mbese wari uzi ko iyo ukunda gusaba cyane igihe kigera iyo uri kugenda mu nzira ugahura n'umuntu wigeze usaba kubera gusa ko akuziho iyo ngeso akiyaranja agaca ahandi imbere y'uko umubona kubera ko azi neza ko iyo muhuye udashobora kugenda utamusabye gahoro gahoro uko ugenda wiremamo iyo ngeso yo gusaba uwo muhuye wese igihe kiragera abantu bakagenda bakuvaho gahoro kubera ko babona babangamira niba uteye gutyo ubigabanye gahoro bizagenda bigushiramo icyo wigize n'icyo bacyo ako nagaseke ndagusuje kandi ngo ikaze wowe ukunda kandi ukurikira Actions TV nizere ko mu Rwanda rwanyu muri amahoro kandi nibyo mpora mbifuriza muri Actions TV icyambere n'ubuzima tuje gusura uyu mubyeyi reka mbanze mbere kukomeza nyuma yuko tubonye amafoto byatuzinduye nkuko bisanzwe